Hello guys, uyu munsi tugiye kuba twareba uburyo wahindura izina rya wifi yawe cyangwa se uburyo wahindura password ya wifi yawe. Icyo ukora nta kindi, uraza ukajya muri setting, hanyuma ukazamuka ukareba aho handitse network and internet, hanyuma ugakanda aho handitse internet, hanyuma uhita ukanda kuri iyo wifi wikonekseho, ugakanda kuri iyo symbols ya setting, uhita umanuka hasi ahantu handitse gateway, umanuka aho ngaho handitse ngo gateway, hanyuma ukayikandaho, ukagumizaho, ugakanda copy, ugasubira inyuma, ukaza ugafungura Google browser ukoresha. Ushobora gufungura Chrome cyangwa se Brave cyangwa se indi browser yose waba ukoresha. Ndafungura Brave, mitenza nandikemo ya gateway na copy, mitenza ni pasting, tazwiti pastingamo, hanyuma ukande enter. Ahangaha uzahita ushyiramo username ndetse na password. Uzaza ushyiramo username na password, uzabyandikamo neza, kandi zooming neza mubone. Uzaza wandikemo username ndetse na password, biba biri kuri router yawe, inyuma biba byanditse. Uzaza bishyiremo, gato uzaza ushyiremo username na password witonze, hanyuma ukanda enter. Nihafunguka hameze gutyo, uzaza uhite uzamuka, scrolling uzamuka, hanyuma ujya aho hantu handitse setting, quick setting, uzahakanda, hanyuma uze kanda handitse ngo name. Ahangaho ushobora kuzaba ugiye kuba wahindura izina riri kuri wifi yawe. Urabona izina dufiteho ni iryo ngiryo set network x. Ushobora tugiye kurihindura twongereho indi x kugira ngo ubone neza. Iyo x tugiye kuyikuraho kugira ngo muze kubibona neza. Urarihindura ugashyiramo ibyo ushaka, hanyuma ugakanda next.